Yes, nyemerera nkusuze kandi nkwifurize kugira ibihe byiza wowe ukunda ibiganiro bya Iris Rwanda TV. Twizere ko umeze neza aho uherereye hirya no hino mu gihugu, abari mu majyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba, iburengerazuba ndetse kandi mu mujyi wa Kigali, ariko kandi tutirengagije aba diaspora mwese tubifurije gukomeza kumererwa neza. Twizere ko wamaze gukora subscribe hano kugira ngo ujye ubana natwe mu biganiro bitandukanye. It's a breaking news, ni amakuru abagezweho hirya no hino, dore ko ariyo tukugezaho hano kuri Iris Rwanda TV. Ese warabimenye ko abanyarwenya barimo Dr Nsabi ndetse na Bijiyo Bija basezerewe mu bitaro bari barayemo? Ushobora kwibaza ngo byari byagenze gute? Ni nyuma yo kugira ikibazo cy'impanuka, ariko nyine Imana igakinga akaboko, bakaba baramaze kuba basezererwa. Iyi nkuru dukesha Kigali Today, yanditswe ku munsi w'ejo ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2024. Ni inkuru yanditswe ku isaha y'isaa 3:47. Nyemerera rero iyi nkuru mbere yo kuyinjiramo, mbere yo kukubwira uko byose bimeze, mbanze ngusabe gukora subscribe ndetse ukore like, share ndetse kandi na comment kugira ngo tujye tubana nawe mu biganiro byose uzajya ukurikira hano kuri Iris Rwanda TV. Reka nguhe ikaze rero ku buryo burambuye, mubwira ko abanyarwenya Dr Nsabi na Bijiyo Bija basezerewe mu bitaro bari barayemo. Abakinnyi ba filimi bazwi ku mazina ya Dr Nsabi, Nsabimana Eric na Bijiyo Bija, cyangwa se izina rye ari Manizabayo Prosperi, abangaba rero bakaba bari baraye mu bitaro bya Nemba mu ijoro ryo ku cyumweru tariki ya 21 Mata 2024. Ni nyuma yo gukora impanuka. Ni impanuka yabereye mu muhanda Musanze Kigali, aho bageze ahitwa Kivuruga mu karere ka Gakenke. Imodoka yabo bari barimo iragwa, bahita babihutana mu bitaro nk'uko bamwe mu babonye iyo mpanuka babitangarije Kigali Today. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kivuruga, Kabera Jean Paul, aganira na Kigali Today, yemeje ayo makuru agira ati: "Yego, bakoze impanuka mu ma saa 2 z'umugoroba, nanjye nibwo mbimenye, ngo bahise babatwara mu bitaro bya Nemba i Nemba, bambwiye ko borohewe bagiye gutaha." Kigali Today mu gushaka uko abakoze impanuka bamerewe, yavuganye na Dr Nsabi ku murongo wa telefone, avuga ko bamaze kuva mu bitaro. Mu magambo ye yagize ati: "Twavaga i Musanze twerekeza i Kigali, dukora impanuka, twarakomeretse ariko bidakabije, twaraye mu bitaro bya Nemba, ariko ubu turatashye, ni amahoro, abantu ntibagire ubwoba, tumeze neza rwose." Benshi bakimara kumenya nyine aya makuru y'impanuka bagize ubwoba, ndetse bamwe batekereza ko wenda bashobora kugira ikibazo gikomeye, ariko siko byagenze. Uwavuga ko Imana yakinze akaboko ntiyaba abeshye. Dr Nsabi ndetse na Bijiyo Bija, abangaba bikaba n'ubundi bizwi ko baturuka muri biriya bice by'amajyaruguru. Abangaba rero bakaba bamaze kuba basezererwa mu bitaro, ni nyuma yo gukora impanuka rwose yari yateye abantu ubwoba. Nubwo iyi mpanuka yabaye, ni amakuru ashobora kuba yaragizwe ubwiru, dore ko rwose benshi bari bamaze kuba bavuga bati ibi bintu ntabwo twigeze tubimenya, ibi bintu ntabyo tuzi. Ati se gute ibintu nk'ibi ngibi biba ntitubimenye? Ati ni gute umustar agira ikibazo ntitukimenye? Ariko nyine byose ngo byari mu rwego rwo kudakura imitima abafana ndetse n'abakunzi babo, dore ko rwose batari banarembye cyane, nyine ari impanuka isanzwe. Abangaba bikaba bivuga ko n'impanuka bakoze ngo nyine imodoka bari barimo ubwo yakoraga impanuka rwose nta kibazo kidasanzwe kigeze kiba, bikaba bivugwa ko nta n'umwe wahatakarije ubuzima. Rero ibi ngibi rero bikaba ari byo umuntu yavuga ngo Imana ishimwe cyane. Ushobora kwibaza ngo andi makuru tugiye kukubwira ni ayahe? Ni ukuvuga
n'ubundi kuri iyi nshuro kubera ko turi mu myidagaduro nyemerera nkubwire amakuru y'umugore cyangwa se umukobwa yitwa Alia Cool. Hari amarangamutima y'abagore ba Jay Polly nyuma yo guhabwa amwe mu mafaranga bemerewe mu gitaramo cya Platini. Umukinnyi wa filime akaba n'umushoramari Ambasaderi Isimbi Alliance Alia Cool yahaye miliyoni imwe y'amafaranga y'u Rwanda n'ibikoresho by'ishuri abagore ba Tuyishime Joshua cyangwa se Jay Polly nyuma y'uko ayabemereye ubwo bari mu gitaramo cya Nemeye Platini iyo baba Platini P nk'ubufasha mu rwego rwo gukomeza kwita ku bana b'uyu muraperi. Iki gikorwa cyabaye ku gicamunsi cyo ku cyumweru tariki ya 21 Mata 2024 ni mu gihe igitaramo cya Platini cyabaye kwa 30 Werurwe 2024 muri Kigali Conference Arena muri Kigali Conference and Expression Village ahazwi nyine nka Camp Kigali. Alia Cool yatanze miliyoni imwe naho TikTok Food yatanze miliyoni imwe bingana na miliyoni ebyiri muri miliyoni 16 zatanzwe n'abantu banyuranye muri kiriya gitaramo. Alia Cool yavuze ko yatinze gushyikiriza aba bagore amafaranga bitewe na gahunda yahise ajyamo muri Tanzania no mu bindi bihugu zatumye atabasha kuyabashyikiriza ku gihe bari bavuganye. Mu magambo ye yagize ati nagize gahunda nyinshi zatumye njya hanze y'igihugu n'ibindi byinshi nagiye nkora ariko ndavuga ni reka nshaka umunsi noneho nzabahamagare hanyuma nsohoze isezerano nk'uko nabyiyemeje. Uyu mukinnyi wa filime yavuze ko nta gihe cyari cyatanzwe cyo gutanga aya mafaranga bari bemereye mu gitaramo cya Platini kuko icyangombwa kwari ugusohoza isezerano. Aya mafaranga Alia Cool yatanze ayanyujije muri kampani ye ya Remome Tours. Yavuze ko gusohoza isezerano rye ahanini byaturutse ku kumvira ijwi ry'Imana. Yavuze ko atari ubwa mbere afashije kuko yigeze no guha amafaranga itsinda rya Vestine na Dorcas agera kuri miliyoni 3. Alia Cool yavuze ko nyuma y'aya mafaranga yatanze azakomeza kwita ku bana ba Jay Polly kuko uyu muraperi amwibuka cyane ubwo yitabiraga ibirori by'isabukuru ye. Ati twabanye neza, kuba nagira umusanzu nanga kuri mwebwe no ku bana banyu ni inshingano zacu, ntabwo ari ibyo nsabwa. Umugore mukuru wa Jay Polly ari we Nirere Afsa uzwi nka Fifi yavuze ko bishimiye inkunga bahawe na Alia Cool. Ati ni igikorwa cyiza kandi cy'urukundo kuba yaratekereje ku bana bacu, ni ukuri ni iby'agaciro cyane. Akomeza ati Alia Cool sinzi ukuntu twagushimira ariko urakoze cyane ni ukuri kuko buriya aho kugira ngo uvuge ikintu ntugikore icyiza wakireka. Buriya iyo utanze isezerano ukarisohoza bigaragaza ko uba uhagarara ku ijambo ryawe. Uyu mugore yavuze ko Jay Polly akimara kwitaba Imana, mukuru we Uwera Jean Maurice usanzwe ari umunyamakuru w'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA yarihiye abana amafaranga y'ishuri mu gihe cy'umwaka umwe. Avuga ariko ko hari abandi bemeye kurira abana ba Jay Polly amafaranga y'ishuri abanza ariko ntibigeze babikora. Mbabazi Sharifa umugore wa Jay Polly wa kabiri nyine yavuze ko ashima Imana yashoboje Alia Cool gusohoza iri sezerano. Uyu mugore yafashwe n'amarangamutima avuga ko atabona ijambo risobanura neza uko yiyumva nyuma y'uko Alia Cool asoje isezerano rye. Ati n'Imana yamukoresheje kandi igomba kumwongerera igasubiza aho yakuye. Abemeye gufasha abakobwa ba Jay Polly barimo kompanyi yatanze miliyoni, Platini yatanze 2, hari kompanyi yatanze 1, Ishimwe Kerema yatanze 2, Coach Gael yatanze miliyoni 2, The Choice yatanze miliyoni, hari kompanyi yatanze miliyoni, Rocky yatanze miliyoni, Forza yatanze miliyoni 3, Ishusho Art yatanze miliyoni, naho Alia Cool nawe akaba yaratanze Emilio Sekwa. Emilio kwango nyine ni amafaranga miliyoni. Alia Cool avuga ati Emilio Sekwa amafaranga miliyoni ntacyo amaze mu gihe icyo ari cyo cyose nyine rwose ugiye kuyakoresha igikorwa kizima. Ati kuba ndi gufasha ntago ari ubwa mbere mbikoze, ati ariko kandi ni n'Imana yanshoboje. Reka nshimire wowe wese ukunda ibiganiro